Yes, mbahaye ikaze kuri Apotre Rosine Official. Ngewe nitwa City Hunter. Amafufu n'amafaranga bigufubike. Wumve uguwe neza nimba warakoze subscribe nawe utarayikora uyikore, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, cyane ibyo kubohoka. Ndi kumwe n'umushumba wa Bohoka Ministry kwisi hose, akaba CEO wa Apotre Rosine Official. Amen. Muraho neza. Uraho neza Pastor Emmanuel, Imana ishimwe. Umeze gute? Turashima Imana. Murimo murasa neza rwose. Nyagasani abihererwe icyubahiro. Amen. Umeze utese? Nanjye ndashima Imana irandinze, iracyamagazeho. Ngo? Iracyamagazeho. Yego. Iracyadindishije ukuboko kwayo. Haleluya. Nagira ngo uyu munsi rero usuze ba bantu. Byaba Apotre yagiye yibagirwa kudushimira ngo Aroni na Bahuru basuze. Mbonda basuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ntebe umuryango wa Yuda. Baroni banjye Bahuri, n'abantu bafata amaboko mu murimo w'Imana. Ndasuhuza abakunzi banjye mudahwema kunkurikirana hano kuri Apotre Rosine Official. Mushubu mfite abantu hano bankunda, kandi nanjye umutima wanjye ukabihamya. Yego. Iyo umuntu agusanze mu gihe kubaza ati mushumba ko ntaguherutse amakuru, mushumba ko nta kiganiro uyu munsi tugeze saa sita twabonye, buryo uwo muntu aba agufite ku mutima. Yego. Ariko hariho n'abankunda bucece, bakankundira iyo ngiyo muri siransiye. Namwe Imana ibampera umugisha, kandi umuntu akoze subscribe ntabwo nabura kugushimira, ukora share, like na comment. Ariko nibutsa umuntu mbonye bwa mbere rwose kora subscribe, wikonegite n'amavuta ya Apotre Rosine kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inyigisho zinyura hano. Cyane izo kubohoka. Cyane izo kubohoka. Ariko hari n'abandi tugomba kugaya, bajya bereka abantu ko babakunze kandi batabakunze. Abo bantu nabo bajye bigayamo gakeya, bamenye uruhande rwo guhagararamo. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima mushumba hari ikintu ngiye kitajya kinsubiza inyuma n'umunsi wa rimwe. Nzi neza ko nta muntu ukundwa na bose cyane, nubwo mwankunda muri batatu ijana rikanyanga. Abo batatu ndi fiyeri yabo. Yego. Nta muntu ukundwa na bose, nta n'umuntu wangwa na bose. Na Yesu Kristo mu urugendo rwo kutubohora no gukorera inshingano ze za hano ku isi, ntabwo abantu bose bagiye bamukunda. Yewe hariho nabo yagendaga agirira neza, agakiza abana babo, akabakorera ibitangaza bibora n'amaso. Ariko nibo barangiye bamuteye amacumu, baramubambisha ku musaraba. Kiro nta gitangaza kirimo mushumba. Ntabwo dutegetswe kubwira abantu bose hano ngo Apotre Rosine ngo ni mu nkunda, ngo ni mu woya, n'abanyanga ndabashimiye. Ntabwo mutegetswe kunkunda mwese. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro byita TikTok ku muhamagaro w'inyigisho cyane zo kubohoka. Niyo mpamvu twinginze imbaraga z'Imana kugira ngo zize kutuyobora, nawe zikuyobore. Amen. N'abadukurikiranye batega amatwi bumve neza, umwuka wera abayobore. Amen. Mu minsi yashize ndetse no muri ino minsi, abakozi b'Imana bamwe na bamwe, cyane nawe urimo. Yego. Muri abo bakozi b'Imana, undi ni Nyirapasika niwe namenye. Yego. Abantu bari kumutera itakati, kubasenga akanarangira abantu imiti. Nyirapasika nawe ari kuvurisha imiti? Ntago wabikurikiye. Ntago maze iminsi iriya miti maze iminsi ifite akazi kenshi, ntago nabirebye. Bamwe bakabishidikanyaho. We sibye ko bamurega ikintu, ariko we sinyikurega nawo ujye ubibwira. Atakanabaca n'ibihambaye ngo kwisengesho, ngo kandi Apotre Mignone ngo ari we wamurangiye abantu. Ubundi ikintu cy'imiti burya abantu bagarukaho. Na bamwe mu nshuti zawe hari abahanahana bati reba wa muntu none ejo bundi waberetse icyangombwa cy'uko ibintu ukora biri official. Yego. Kabati yewe yeruye yabaye umupfumu yanyabyo. Tubwire koko umuntu usenga akanakoresha imiti aba ari umupfumu? Cyo nicyo kibazo. Mushumba urakoze kubariza abantu. Ugendeye no ku cya Nyirapasika. Ubundi umuvuzi n'umupfumu ni abantu babiri batandukanye. Yego. Umupfumu ni umuntu ukoresha ibikoresho bya gihanga kugira ngo akurure iyindi myuka ibashe kumufasha
kureba cyangwa guhinguranya ibizaba ku muntu. Ubundi ubupfumu buva ku ijambo ryo gupfumura. Nkuko wapfumura iki giti ukareba hano inyuma cyangwa ugapfuma higo cyangwa ugapfumura urukuta. Umupfumu biva ku muntu ureba agahinguranya mu bihe, icyo bita gupfumura. Kandi ibyo bintu bakoresha bapfumura ntabwo wapfa kuvuga ngo niyo mpamvu abahanuzi b'Imana twe batatwita abapfumu, kubera ko twebwe nta gikoresho runaka twifashisha kugira dukunde tubona ahazaza hawe tuguhanurire. Twebwe turerekwa, ntabwo dupfumura, ntabwo turagura. Rero umuvuzi n'umupfumu baratandukanye. Iyo uri umupfumu ufite ibikoresho runaka wifashisha kugira ukurura indi myuka igufasha noneho kureba ibintu bizaba kuri wa muntu, niko gupfumura. Iyo ari umuvuzi rero nta kindi kintu kindi ugukoresha, nta zindi mbaraga zindi za kompanya bya bintu ukoresha. Nkuko tubona abaganga bano muri farumasi ntabwo ari abapfumu bariya, kuko bo umubwira indwara agahita aterura umuti akaguha. We nta zindi mbaraga zindi ziri bw'interivene mu gukora icyo gikorwa cyo kukuvura. Rero niyo mpamvu kuvuga ngo uri umukozi w'Imana, ngo se umuntu w'Imana usenga akeneye gukoresha imiti. Ubundi iyi miti tukoresha ivahe? Cyo nanjye nicyo kibazo ushaka kubaza abantu hano muri comment. Buri gihe mpora nigisha abantu dusengana hano, nkababwira nti Imana ijya kuturema nkuko na Yesu avuka muri Matayo 2, hari ikintu buri wese avuka arabita inyenyeri. Inyenyeri aba ari umugisha Imana ahaye umuntu, aba ari impano runaka. Kandi twese izo mpano dufite ntabwo zisa. Buri wese afitiye, Mushubu ufite inyenyeri ya Imana yagoye kuvuka, nanjye afitiye yanjye, n'undi afitiye inyenyeri, n'undi afitiye inyenyeri. Igihe cyose rero inyenyeri y'imitekerereze itazamutse, idatumbagiye, burya n'izindi nyenyeri ntabwo zikora. Ibintu byose bipfira mu mutwe. Niyo mpamvu rero uzakunda kubura ukabona hano ku isi turi abantu bagiye batandukanye, dufite imyumvire itandukanye, dufite ibitekerezo bitandukanye, kubera ko inyenyeri zacu ntabwo z'imitekerereze ntabwo zakakimwe. Uwo muntu uyu munsi rero wakoze iyo kamera turi gukoresha, nuko agize inyenyeri iri hejuru kurusha yacu. Aravuga ati reka nkore ikintu cyari gituma umuntu amufata akabika amashusho abandi bakayabona. Umuntu wakoze imodoka, ntabwo ari buri muntu wese wabyutse ngo akore imodoka, ntabwo ari umuntu wese wabyutse ngo akore indege, ntabwo ari umuntu wese wabyutse ngo akore smartphone muri kundeberaho cyangwa televiziyo. Hari umuntu ufite inyenyeri ye yatumbagiye kurusha izacu, atekereza gukora iki kintu, kandi izi nyenyeri zitumbagira buri munsi. Telefone zatangiye ari za tuvugana, bigeraho biba gatushi, telefone mobile zivaho none zigeze kuri smartphone. Bivuze ngo inyenyeri z'abantu z'ibitekerereze zigenda zikura. Rero ntabwo muri iki kiganiro turi buze kubreminga abantu batumva iki kintu, kuko hari igihe kiba kizagera ukacyumva cyangwa ntunacyumva, ntabwo ari ikosa ryawe, ahubwo biterwa naho capacity y'inyenyeri y'imitekerereze igeze. Mushumba ko uyu munsi utari wabona ko ibintu bibaho, ntabwo bivuze ko bitabaho. Ubuse dufite abantu batazi ko n'indege zibaho, dufite n'abantu batazi ko kaburembo zibaho, dufite n'ahantu wajyana imodoka bagahita biruka ngo ni igisimba kije kubarya. Bivuze ko inyenyeri y'imitekerereze kuba itari yakira ikintu runaka, ntabwo bivuze ko kidahari. Kuba utazi ko cyakorera umuntu ikintu, ubwenge bwawe munsi bukaba butari bwacyakira, ntibivuze ko kidahari cyangwa se kidakora. Ahubwo fira mesure uko iminsi igenda ishira, niko wa muntu burya ageraho akagenda agira gute, akagenda abyumva. Kwizera kuzanwa no kumva. Uyu munsi wa none Bibiliya twese tuyizereramo, aba katolike, aba dive, aba barokore, twese dufite Bibiliya. Ni igitabo twasanze kiriho amateka abantu batubanjije, kandi niyo munsi natwe nibwo buzima bwacu. Bibiliya itwereka abantu benshi bagiye bakoresha imiti. Ni nayo mpamvu nanjye njistifie ko gukoresha umuti nta cyaha kirimo. Iyo shingiye ku ijambo ry'Imana rero riri mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere yuko Imana yaturemye ikarema n'ibiri ku isi n'ibi byose muri kubona, irangije iravuga ngo nabibahaye mu bigenge mu bitegeke. Uyu munsi wa none ufashe igitoki ukagiteka ifiriti nta kimana yagutwara, ukakengamo umutobe ntacyo yagutwara, ukagitogosa ukakirya ari kibisi, mu burenganzira bwawe, kuko kiri muri bya bintu Imana yaremye ngo bigenge bitegeke. Wafata amakoma yayo ukayateka ntacyo byagutwara. Rero ibyo bintu byose byaremwe n'Imana biri hano ku isi. Nibyo noneho mushumba za nyenyeri z'imitekerereze bwa bwenge Imana duhe ikabwima inyamaswa, nibwo buri munsi abantu bahora batekereza iki giti cyavamwe iki, cyavamwe impapuro, cyavamwe imbaho, tubazamwe intebe. Ese ibi bibabi ntibyavamwe umuti uvura umuntu umutwe? Yes, nuko nguko inyenyeri z'imitekerereze zikora. Rero umuntu ukoresha imiti nta kosa na rimwe afite, nta cyaha na kimwe afite, kubera ko ibi bintu uri gukoresha si ibya papa we, si ibya mama wawe, si nawe wabizanye ku isi, n'Imana bihazanye ngo tubigenge tubitegeke. Rero ibi byatsi tugomba kubikoresha kuko Imana no kuburema biremanye ubutware. Nta kosa ririmo gufata iki giti ukakibazamwe intebe,
ukagikuramo impapuro umwana yandikaho ku ishuri ukagikuramo imiti ivura ibiheri icyo nta cyaha kirimo. none se ko bavuga ngo kuki abantu rero dusenga turasabwa kongera gutekereza kabiri. uyu munsi none mushumba umuntu ararwara arwaye malariya cyangwa se arwaye iyindi ndwara akihutira kwa muganga muri farumasi bakamuha kwariteme akumva ko kuko akuye umuti hariya kuri farumasi ngo ari bwadakoze icyaha kandi iyi miti ivuye muri bya byatsi n'ubundi wagiye utambukaho mu murima ku nzira nuko babinyujije mu ruganda bakabitunganya kuki aho ho utavuga ngo mana umbabarire ko nanywa y'imiti iyi miti first of all aho bayitunganyije ntiwari uhari ibyo basizemo ntubizi biba ari n'ibikwica byakwica bikakurangiza ariko ngo kuko ngukuye hariya kuri farumasi uko ngo ari muganga ngo nyanaka dogiteri nyaka wanditse ngo nta cyaha ukoze ukagenda wimahoro nije ariko ngo wafashe ibi byatsi akabivuguta gutya nonaha mu kanya wasanga byanditse hano ngo nguriya muntu ngakoresha imiti kandi bya byatsi yavuguse bisa na byo bindi bagiye kugura kwa muganga ahubwo nuko byo byabanje kugira gute kunyura mu ruganda. Icyo kintu abantu bacyumve ko gukoresha ibintu byaremwe n'Imana nta cyaha kirimo ahubwo mushumba abantu basabwa kumenya kwega exploiter imbaraga ziri mu bintu Imana yaremye ikabishyira uruhande rwacu kuko natwe Imana yaraturemye ariko nabyira birema ngo tubigenge tubitegeke Imana biturema ngo tubyifashishe hari ibyo Imana yaremye biva mu imbuto turya ibindi bikirukana imyuka mibi. Ese ubuvuzi bwa kizungu butaraza abantu barwaraga bivuzaga iki? Ibyatsi. None ko ari ibyatsi ko bitari byanyura. None se jundi muri covid yateye abantu bajya kwahira imyenya bagafata amatungurusumu bagafata ibibabi by'ibiki byose bakirwa bacana bari kwiyuka. Ibyo si ibyatsi ko mutagiye kubyihana mu rusengero. Ibi byatsi rwo koresha kutabiremye wabisanza aha. Mushumba rero abantu basabwa kuginya imitekerereze iri hejuru. Na niyo mpamvu abantu Imana iri kugihereza izi impano zo kujya abantu babavurisha ibimera abantu mutagomba kubatera amabuye. Ubatera amabuye kuko niyo imitekerereze ntabwo irazamuka. Ariko abantu yazamutse bakuru wenda barimo hano hari abantu bagiye bavurwa n'imiravumba ari abana bakavurwa inzoka none si ibiti yo kwa muganga ivura inzoka bayikora mu ki si muri ibi byatsi birura bahuza bakoza bakabitunganya. Rero ikintu abantu basabwa kumenya mushumba bagomba kumenya ko gukoresha ibyaremwe nta cyaha kirimo ko tuba turi gukoresha iby'Imana yaturemeye no si ibintu ko twe twabiremye twabisanze ku isi muragira ngo tubigenze dute. Nane abantu benshi bagiye gutagangarira ko ufite ikibazo ngo ndakubitangaho urugero mushukirirwa mu butayu uri gukubita igiti ngo ndakubita umwuka w'icyangiro kandi ubwo icyo giti uri gukubita niwo mutukuraho icyangiro urumva atari ikibazo gikomeye kirwa mu butayu izuba ryakwiciyeyo ndakubitagura umudayimoni w'icyangiro mu izina rya Yesu gakubitagura ibituka bimara cya giti uri gukubita nicyo wogo gakuraho icyangiro ubwo se bwa bwenge Imana bivuga buri hehe? Ni ikibazo gikomeye nibi uyu munsi nyenyereza imitekerereze zikura umuzungu akabona akafasha ibibabi yagenda akabisya akabyanika. Nigeze mbona ukuntu abazungu mu ruganda mushumba bafata imitumba ducaho ibitoki bakayishishura bakayinyuza mu mashini bayinyuza nko mu byumba bigera muri 6 bikarangira iyi mitumba y'insina ivuye mu indodo badoderamo imyenda n'amasuti y'abadamu twambara imyinshi iva mu ndodo zavuyemo muri bino bintu za by'insina. Iyo ni nyiri imitekerereze ibiri kwaka mbese Imana izatuziza ngo nambaye umwenda wavuye mu nsina kandi ku insina twayisanzeho. Mushumba rero ibyo bavuga kuri Nyirapasika niba Imana yaramuhaye iyo nyenyeri yo kuvura abantu b'Imana akoresheje ibimera iyo ni inyenyeri ntabwo twavuga ngo ibitangiye nibiki cyakora dufite ikibazo nyine cy'amatorero amwe namwe ntashatse gupointa hano kumva bene ibi bintu bigora kandi ugasanga benshi nibo baheze no ku musozi bari muri za 40 ingahe umuntu akaza kavuga ati Mana we yo Imana imbabarire mfite imiti y'ibyatsi ibyo byatsi kuba bisanze ku isi ikibazo cyo gukoresha ibyatsi kiri hari ryaba yarayikuye aho mu bapfumu ako kanone ko shaka tuza kuvugaho ubundi iyi miti yose dukoresha irasa. Nigeze nigisha ikintu kijyanye no mu y'abapfumu bakoresha ni y'abakozi b'Imana ubundi yenda gusa itandukano sasa riri he? Yego itandukaniro ahantu iyi miti itandukaniye ni ibiganza yaturuketsemo n'imyuka yaje yishoreye. Nge nabonye wowe urenza aho isengesho uwo ni umutongero wanjye nkurikizaho imbaraga z'Imana inkorera. None iyo uzakura mu bapfumu rero izava mu biganza by'umuntu ukorera iyindi myuka ukorera iyindi Mana usanga ya myuka ye niyo aguherekeresheje n'uyikura mu biganza by'umuntu ukorera Imana azaguherekeresha imbaraga z'Imana y'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo iyi miti ushaka kuza mushu ugasanga afite umunyu wo mu nyanja hano nkawuguha nkakubwira genda ukoreshe gutya na gutya wazajya no ku mupfumu runaka ugasanga arawufite
umuyaga uhaye ugasanga naho bajya bavuga ngo umunyu yo mu nyanja ngo ni y'abapfumu. Umupfumu ntabwo arema umunyu muvandimwe, mushira mupfumu ararema. Mupfumu si umuntu kimwe nawe aragenda akayigura ku isoko ahubwo akayinyuza ku bicaniro bye akayitongeraho ya myuka ye, wajya kwireba ya myuka ikaguherekeza y'uwo muntu. Rero mu bitandukanye neza kwivura ntabwo ari icyaha, ahubwo icyaha noneho ikibazo kirava he? Ahantu wakuye ya miti, ibiganza wayikuyemo. Na niyo mpamvu abantu mujya kwivuza musabwa gushishoza mukamenya ati umuti wanjye ngukuye ku muntu umeze gute. Nabwiye ko umuntu w'umupfumu utamuyoberwa. Ntabwo umuntu w'umupfumu ntabwo wamuyoberwa kere kuri umwana ugiye muri ibintu byo kwivuza vuba. Umuntu w'umuvuzi n'umupfumu kubitandukanya biroroshye cyane, ntabwo bigoye. Mwese ugeze ahantu kwivuza usanga afite ibihu by'inyamaswa bimanitse mu rugo, usanze afite intuzi. Nigeze mbaho ubuhamya bw'ukuntu hari umuntu wigeze usambanywa n'akanyamasyo ngo yagiye kwizinguza. Akanyamasyo karamusambanya. Shabushu ubwo ni ubuhamya maze urumva. Ariko nk'aho hantu ugeze ukabona akanyamasyo ukahasanga ibisimba utari gusobanukirwa, ubwo ahantu ubona ko uri ku muntu w'Imana. Akenshi bene aho hantu ntabwo ushobora kuhava batakwatsa ikintu kijyanye. Nta mupfumu ushobora kugusuzuma cyangwa ngo agire ikindi kintu umuvuga utari washyira amafaranga hano. Ikindi nta mupfumu akenshi wakira amafaranga mu ntoki. Ibyo bintu mwarabibonye abantu byo mujye kuraguza kuko hano barimo. Akenshi umupfumu aba afite ikintu utamenya ukuntu gikoze mushu akubwira ngo shyiramo amafaranga hano. Akenshi nta mupfumu ujya wakira amafaranga mu ntoki. Ako kantu ko muzakagenzura benshi ntabwo ashaka kuyakira mu ntoki, guguhereza ikintu ushyiramo tishyiramo hano. Ikindi nta mupfumu ushobora kubura kukwaka ikintu kizava amaraso. Ajya kubwira ukakizanira cyaka kwa amafaranga yacu akakiguruka cyahasanga. Abapfumu ntabwo bajya batana ikintu cyo kumena amaraso. Abapfumu ntabwo batana n'ibikoresho runaka ubona ukaba waragira n'ubwoba. Hari n'abatekera itabi, hari n'abafata inzoga. Abapfumu bya bintu bakoresha bapfumuza bafite udukoresho runaka. Hari ufite agacupa areberamo, hari ufite agahemba areberamo gutya. Baba bafite udukoresho tubafasha kugupfumurira. Ikindi nta mupfumu ushobora kuguha umuti urutsa. Icyo kintu murakizi? Nta mupfumu ushobora kuguha umuti ukurutsa. Ntibiba, ahubwo aguhereza ibindi akabigupakiramo, yakurasaga yakugira gute. Nta mupfumu ushobora kuguha umuti wo kuruka, ahubwo agupakiramo n'ibindi. Icyo kintu muzakigira nubona ugiye ahantu ukabona barakurukije ikintu kingigimira yuko ari umupfumu. Icyo kintu uzagenda ugisezera. Nta mupfumu ushobora kuguha umuti wo kuruka. Wazaba ari umuvuzi. Wazaba ari umuvuzi. Aguhereza imiti ahubwo akagupakiramo ibindi bintu. Kabiri akaguhereza ibyo ugenda wambaye ku myenda nk'uku. Hano ubu hari abantu musho bagenda bambaye intuza mu myenda yabo hagiye harimo imiti. Ugasanga bambaye imikundwe n'imihaha. Mu masutiye harimo imiti, mu makora harimo imiti. Iyo miti nta muntu w'umuvuzi ushaka kuguha imiti wambara ku mubiri wawe. Ku mubiri wawe ku mwenda nta wubaho. Umuntu w'umupfumu n'ugutegeka kujya ugenda wambaye mu isutiye ibiki byose utamenya, muri kora mu ki cyose ku mwenda wambaye uri ku mubiri wawe, uri nitaci ku mubiri wawe. Abo bantu bene aho ngabo ari abapfumu ntabwo bari abavuzi. Yego. Rero ndagira ngo nukubariza abakunzi ba Apostle Zino babarize rwose ndetse n'abanyira Pasika. Kabati rero tinamwe muraducanga. Imana niri bugukiza. Wagaruka ati nyamara uyu muti ni uri bugukize. Abakristo cyangwa bamwe na bamwe babakurikira bakabati bari abantu baracanganyukiwe bari gushaka views. Bacanga ho ya views. Wenda ngo bari gushaka amafaranga. Wowe wakomoje wati ni inyenyeri y'imitekerereze iguhishuye. Kabati nyamara burya woza umwembe nk'uko rubivuga. Hatukaturamo imbaraga z'amaraso ya Yesu icyangiro cyagenda. Hari n'ikindi wavuze ukoresheje urugero rwa Bibiliya ati Yesu ko yakoresheje icyondo. Yohana 9. Ahubwo ati genda ujye kwiyuhagira. None mushumba hari abantu bavuga ngo Imana irangirira neza. Ariko mureke mbabaze tutagiye kubeshya. Iyi Mana hari umuntu wayibona kuva yavuka. Iyi Mana ntabwo uzigera uyibona iva hano munsi y'iki giti nicayemo, cyangwa uyibona iva mu kirere, cyangwa uyibona iva ku iparafu ngo ize nguje kugukiza. Niyo urwaye diabete ukarwara igifu ukaburwaye igisebe uvuga ati Imana icyama nkiri cyangwa malariya, wari wabona Imana iza kugutera urushinge? Wari wabona Imana igufungura ikinini muri farumasi? Wari wabona Imana igutera serumu? Ntugenda Imana igakoresha umuntu akakuvura ugakira. Imana ikorera mu bantu bene data. Umunyarwanda azi ibintu yaravuze ngo Imana y'abantu n'abandi.
Imana ikorera mu bantu, nta gisubizo na kimwe uzigera ubona kuri iyi si hatabaye interivasiyo y'umuntu mugenzi wawe. Rero abantu benshi, Mana ndegera, Mana uzantabara, Mana noneho ubwo kumbi Imana iri kurema abantu izakoresha kugira ngo bagutabara, ahubwo bakaza ukabirengagiza. Yego komeza uvuga ngo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kuri iyi si ko Imana yahagushyize n'ibindi bisimba, uzatabarwa n'ibisimba, uzatabarwa n'ibiti, uzatabarwa nande. Igisubizo cyawe uyu munsi utangira usetinge mutwe wawe ko kiri mu muntu mugenzi wawe. Utangire wige gusenga ubwira Imana ngo Mana mpuza n'abantu b'umumaro, mpuza n'abantu bateguye mu buzima bwanjye bazatuma ninjira muri cya kindi wavuze. Bitari ibyo nukomeza ujye ubona abantu ukabihunza, atabapotre b'inzaduka, abapasiteri b'inzaduka, abanyamasengesho. Hari igihe wa muntu uri kwamagana ufite igisubizo cyawe. Habwa Imana igikoresha ibiti, ikoresha abantu bagenzi bawe. Niyo mpamvu umushumba aba bantu bacu dusenga iki kintu mujye mucyumva neza, mucyumve neza, mucyumve. Musabwa kugira inyenyeri yanyu y'imitekerereze n'ubwenge yaguke. Bibiliya itwereka ahantu henshi abantu bahuraga n'ibibazo, nkunda kubivuga, yewe banasenga yewe no kuturusha, ariko ntibiveho. Bikaba ngombwa yuko habaho interivasiyo y'ikindi kintu. Murabona nk'aho ngaho waruvuze muri Yohana 9 hari impumyi yari yarahumye. Bibiliya itwereka impumyi 3 zari zifite ikibazo cyo guhuma. Ariko noneho izo mpumyi nubwo amaso yari yarapfuye ntago zari zarahumishijwe n'ibintu bimwe, ntizanaturukaga ahantu hamwe. Imwe Yesu ayigezeho arebwa agenda ukwizera kwe kuragukijije. Iyindi Yesu ayigezeho ayicira mu maso. Iya gatatu ayigezeho atoba icyondo. Kuki mwebwe mu mwuka mutibaza impamvu ki zose zari impumyi ariko zitahumuwe mu buryo bumwe? Uyu munsi wa none mushaka kuba muri abakobwa 3 mutarashaka cyangwa muri abantu 4 mutarabyara, mwese muhuje ikibazo, ariko ntabwo ibibazo byanyu ari bimwe. Mugani wa Bruce Melody ngo ibibazo ntitubihuje. Ibibazo ntabwo tubihuje. Ibibazo rero muvandimwe, ikiri gutuma utabyara ntabwo ari kimwe n'icyuriye. Ni nayo mpamvu uburyo bwo kugira ngo Imana igutabare buri wese mutabara ukwe akurikije ikibazo agiye afite. Niyo mpamvu rero icyo gihe Yesu yageze kuri iriyayo ibona birakomeye, aravuga ati we ngomba gukora rituwere yo gutoba icyondo, then ukajya koga. Hari abantu bajye bavuga ngo ibi bintu ngo byo gukoresha ibintu twihumanura ngo nibyo mu isezerano rya kera. None se ko muri Yohana 9 ari mu isezerano rishya. Ariko na Yesu ari Yesu ubwe yatobye icyondo, wowe urashaka kwanga kugitoba urinde. Uraga gufata umwembe ngo woga urinde, uraga gufata umunyu ngo woga. Noneho komeza usengera ibyo bintu bizange. Ni wanga gutoba kondo bizakugumaho ubuhumyi uzabugumana. Mbese Yesu Kristo mushu njya mbona hano mu mwuka, Imana yari ishatse kwerekana imbaraga ziri mu bintu biri ku isi tubana nabyo. Kuko ni gute icyondo gishaka guhumura umuntu baganga barananiwe? Ni gute amazi ashobora guhumura uriya mugabo witwa Naamani umugaba w'Isiriya? Biriya bibembe ko byari byarananiranye. Bivuze Imana ashaka kutwereka yuko ikintu cyose kiri hano ku butaka Imana yashyize ku isi tukabana nacyo gifite imbaraga zidasanzwe. Ikindi mushumba ba Elisa urabizi ko banasengaga cyane bikomeye, ariko uzi ko hari ahantu hamwe bigeze bagira ikibazo cy'amazi ararura. Inzara yica abantu barasengaga. Bibacanze bajya gushaka Elisa mu gitabo cya 2 cy'Abami 2:19. Elisa arabwira ngo nimwinjire mu nzu ari n'intorezo y'umunyu. Bayora umunyu mu nzu y'uguyu dufite mu nzu. Elisa aragenda mu butware yari yahawe n'Imana, ajugunya muri ya mazi, amazi avamo uburozi. Aravuga ngo kuva uyu munsi, haleluya, ntabwo aya mazi azongera kurumbya ukundi, ntazongera no kurura. None se abantu ko bari baratagangaye, igisubizo bari bakifitiye mu nzu. Niyo mpamvu yengera imitekerereze yacu isabwa kwaka. Ibaza ukuntu bari baratagangaye basenga Imana buri munsi, ariko ya mazi ntiyakuremo ubururu. Bari bategereje iki? Umuntu bakora ku maso bakabona ko igisubizo gihumanura ya mazi gikuramo uburozi kiri mu nzu yabo. Ibaza nawe uyu munsi usanze imyaka yose umaze ku musozi wari bukizwe n'uwo munyu uteka buri munsi. Abarakora ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, dore wa mugore w'umunyu yaje kandi mukanyura yuteka. Basiga bavuga ngo umugore w'umunyu. Baza uyu munsi wa none usanze ikibazo kikuriho, uyu munsi wa none cyari gukurwaho n'umwembe uri ku mbuga yawe. Ukanga gufata ibibabi ngo byoge. Ikibazo ufite cyari gukurwa na wa mwembe imyaka yose umaze uri ku musozi uzenguruka. Sikaba ari agahinda, ariko ngo ntabwo nagikora ngo Imana yampana. Imana iraguhanira iki ko ari yabiremye se kuki itaretse kubirema ikabishyira uruhande rwacu? Kosa ntabwo ari ibyacu twebwe. Kosa ntabwo ari ibyacu kandi si n'iry'Imana, kuko Imana izi ko bizadufasha. Ba Mose nabo bahuye n'icyo kibazo mu Kuva 15:22. Igihe bari mu rugendo rwo mu butayu, bagera ahantu amazi yaruraga yitwa Mara, bagiye kunywa basangararura. Imana ivugana na Mose, kuki Imana itakuyemo ubwo burozi? Abantu mutangire mwumva imbaraga ziri mu bintu Imana yaremye. Ahubwo Imana yabwiye Mose ngo reba iruhande rwawe utore icyo giti
fata icyo giti Mose ujugunye muri ayo mazi. Mose aragifata ajugunya mu mazi, amazi agira gute avamo uburozi baranywa. Ese ko Imana yari iri kuvugana nawe kuki itahise ivuga ati ngaho Mose ngaho nimunywe mbikuyemo? Kuki Imana avuga ati hoya nta mpamvu yo kumvura, ni nkaho yakoze nta mpamvu yo kumvura Mose, icyo giti kiri ruhande rwawe kiri capable yo gukuramo buriya burozi, ahubwo bari cyukoresha kwari kugira ngo Imana ibereke ko mu bintu yaremye hari nk'ibifite ububasha n'imbaraga byo kuba byagira gute byadutabara. Rero abantu mwumve neza ko ibintu Imana yaremye biri ruhande rwacu, kubikoresha nta cyaha kirimo. Ikibi ni ukubiramya ukabigira ikigirwamana, ukumva ko ngo kuko ufite umwembe, ufite umukunde, ufite turmerike, mfite umushyiguro, ngubwo ngo gusenga birahagaze. Oya, ikibi ni ukuramya bya bintu ukumva ko kuko ubifite ntacyo waba. Wowe ramya Imana yabiremye, ubundi deni ry'Imana inabikoreremo. Yego. Ubu urabashubije neza cyane, ariko nanone dusoza mu masegonda makeya, hari inshuti zari za Nyirapasika zatangiye kumushidikanyaho n'izari zawe, noneho banabonye ufite icyangombwa gitangwa harya ndagifite gitangwa n'urugaga rw'abavuzi mu rwego rw'igihugu kandi Minisante irabyemera, ibintu mfura Minisante irabyemera. Yego. Awatuye umuntu tumugendere gakeya, urihangana nkoreshe rya jambo bakoresheje kuko wowe warisobanuye. Yatuye umuntu yahindutse umupfumu, si umukozi w'Imana, tubwo atigena n'abandi bakamutonga ati reba asigaye ari ibyo akoresha da, ati igikundiro n'ibiki byose n'ibindi n'umunyu, none se babikoresha ko biri mu nzu yabo. Ba bantu rero batangiye kubashidikanyaho, ni iki wababwira ngo twiganire? Aha, dusoza rero niho nakubwiye ngo ntabwo abantu bose twabahatira kudukunda, kuko burya abantu baza mu buzima bwawe n'igihe kikagera bakagenda, ariko nta mpamvu yo kudushidikanyaho. Uyu munsi wano niba shitani afite abakozi akoresha, n'Imana igomba kugira abikoresha. Yesu Kristo ageze kwa Lazaro, Yohana 11:44 yabwiye abantu ngo nibamuhambura agende. Lazaro yari yaraboshywe nande? Si yari abantu? Rero ingoyi waboshywe n'umwana w'umuntu akugirira nabi uzazibohorwa n'undi muntu. Ahubwo ngiye mbona mushumba ndi gusoza, aba bantu tuba mu nsengero twagakwiye gushimira Imana. Kubera iki tugomba gushimira Imana? Nuko iyi minsi ya none uko iminsi iri kugenda ishira ikinyejana turi kwinjiramo, Satani ari kongera abakozi bari kwangiza abantu b'Imana, bamwe badashoboye no kujya kuraguza no gupfumuza no guterekera. Imana iri gufata inyenyeri zo gufasha abantu b'Imana ikazikira mu bakozi bayo n'ubundi ndani, kugira ngo ba bantu b'Imana bigirira ubwoba bwo kujya mu bapfumu no kuraguza, babashe no kwaprocinga abakozi b'Imana, Imana nayo bashyiremo inyenyeri yo kubohora ba bantu. Rero nta mpamvu yo kudushidikanyaho, cyane ko nuza namukuje kureba uwo muntu ukabona hari imigenzo ya gipfumu akoresheje, ukabona hari ibintu bya gipfumu afite, uzajya uhita wigendera. Akenshi ntabwo ari ngewe ubabwira itandukano ry'abapfumu n'abavuzi, namwe mamubizima muri abantu bakuru, mwaragiye mugenda ahantu henshi bapfumura baraguza baterekera. Abenshi hano barabizi ibintu bagiye babona, n'abantu bivurije mu bavuzi barengana 5. Rero nta mpamvu yo kudutakariza icyizere, kuko inshingano za gishumba turacyazirimo kandi turacyanazikora, nta watwambaye ayo mavuta, kandi ikindi turi imbere y'ubwoko bw'Imana kugira ngo tuburokore, ntabwo turi kugira ngo tuburimbure. Cyane ko ngiye mu mpano yanjye urabizi mushumba tumaranye igihe, ngiye impano yanjye niyo kubohora abantu. Rero ntabwo ushobora kubohora umuntu mu mwuka ngo weze ubugingo bwe ububohore wa mubiri wakira imigisha yo mu Migani 22:4 22 ngo yicara atari kuyakira nayo. Ni byiza ko yamigisha wakira uri mu isi ugomba kuyibona, deni na yayindi ugomba kubona wapfuye aribwo bugingo ukayakira. Rero ngewe niyo sayidi mbamo, mbohora abantu mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Uyu mubiri ibintu byawuziritse, ibyo abarozi bakora umuntu akabasha kwakira umugisha. Rwose ngiye ndi imbere ya kamera ndanashimira Imana ko ikomeje guha abakozi bayo izindi nyenyeri zo kubasha kubohora ba bantu babi ibintu baba bakoreye. Kuko Imana ishaka ko nayo mu nsengero hagira abantu bavura banasenga, kugira ngo bya bintu bibi babakorera babarozi mwebwe mudashobora kujya kubitura nabi mu bapfumu, base babone ku mukozi w'Imana uzajya bafasha nabwo kwikuraho bene ibyo bintu, kandi mukabona imiti ivuye mu biganza byiza. Mutagirana urubanza n'Imana. Yego, hari ababyumva rero bakabyizera. Nomero ya telefone dusoza 0778942414. Abari hanze bakibuka kwingiraho ya kode y'imbere akamenyetso ko guteranya 25. Yego, reka tugushimira Apotre. Yego, murakoze cyane. Umugisha kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, kandi kubw'ubusobanuro utanze nawe ari ubugusabye, ariko kugira ngo hagire ababyumva utabyumva ubwo akomeze yizera uko yizeraga, wabyumvisha kumva byamufasha. Iyo nomero ya telefone niyo kugira ngo umuganirize kandi nawe akuganirize. Cyane rwose. Ciao ciao. Shalom.